mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Vari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka mbasuhuze nshuti bakunzi muteze amatwi ndetse mbifurize ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Reka rero nifurize abantu bari burasirazuba, abantu bari burengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse namwe muri hano mu gihugu hagati, yewe n'abari mu mamodoka mugenda aberekeza iwanyu, abagiye ahandi, mwese reka mbifurize umugoroba mwiza ndetse n'ikaze muri uyu mwanya mwiza tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka rero tudatinze dutangire dusenga Imana, hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Mana mukunzi mwiza, reka tugushime kandi tuguhimbaze, tugushimire ineza yawe, tugushimire urukundo rwawe, tugushimire ko utwemereye kuri uyu mwanya tukaba turi bazima duhumeka. Mwami, twese turagushimye cyane ku bw'aya mahirwe uduhaye yo kugira ngo twongere tubumbure Bibiliya, turebe mu ijambo ryawe, maze twumve icyo utubwira, kandi hamwe no gufashwa n'Umwuka Wera udufashe ducire bugufi kumva no kumvira ndetse no gukora icyo ijambo ryawe ritubwira. Ngaho rero bana natwe uha umugisha buri muntu wese uciye bugufi ngo yumve ijambo ryawe, kandi nanjye uri hano Mana ndakwinginze ngo unyambike imbaraga, kandi amagambo yawe bariya unyuza muri jye kugira ngo uvugane n'ubwoko bwawe, kandi twese Mwami udukoreshe kugira ngo ubushake bwawe bugaragare. Uri mwiza ibihe byose, tubyambaje twizeye ko uri bukora ibirenze ibyo tugusabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Reka rero nongere mbasuhuze kandi nongere mbahe ikaze, kandi mbasabe niba buri muntu wese ashoboye kuba afite amahirwe yo gufata Bibiliya ye ayifate, kuko tugiye kuyibumbura twigana ijambo ry'Imana. Reka rero tudatinze dutangire dufungura Bibiliya zacu mu gitabo cy'Itangiriro, turareba igice cya 41. Itangiriro igice cya 41, aho niho ngira ngo turebe ahangaha kimwe no mu bice bihabanziriza, cyangwa se uhereye ku gice cya 39 yewe n'icya 40 n'icya 41 no gukomeza mu bice bikurikiraho, hari inkuru z'umugabo uretse ko aha yari akiri umusore, umugabo witwa Yozefu. Yozefu wari umuhungu wa Yakobo. Uyu Yozefu niwe ngira ngo tuze kuganiraho uyu munsi wa none. Yozefu yari nk'uko mbabwiye yari umuhungu wa Yakobo, akaba umwe mu bahungu 12 ba Yakobo. Yozefu akagira umuvandimwe we bavaga indimwe, mwase na nyina witwaga Benjamin. Aba rero
ntago turi bubavugeho bombi, ndavuga kuri Yozefu gusa. Yozefu yari umusore ufite itandukaniro na bene nyina. Yozefu nk'uko Bibiliya bitubwira, yaje kurota inzozi umunsi umwe, ndetse izo nzozi zaganishaga ko Yozefu yajyaga kuzaba umutware, hanyuma bene nyina bakamwikubita imbere, bagahinduka abagaragu be. Yozefu rero uyu nguyu igihe cyaje kugera, nk'uko gahunda zose Imana yemeye zikagenda zigwa mu bihe byazo, Yozefu yaje kwisanga agurishijwe, aza kwisanga abaye umugaragu mu rugo rw'umugabo umwe wari umugaragu wa Farawo, yari umutware w'abarinda Farawo. Ubwo rero aho ni mu gihugu cya Egiputa. Yozefu aba uwo mu urwo rugo, aba umucakara kuko yari yaguzwe. Hanyuma Yozefu nk'uko turi buze kubibona, byaje no kuba ngombwa ko ajya muri gereza kubera kwanga gukora icyaha. Yozefu ageze muri gereza ntabwo yigeze ahinduka ngo asuzugure Imana, agaha Imana, atuka Imana, ahubwo Yozefu yakomeje nk'uko yagiye muri gereza arwanya icyaha, yakomeje no kugera muri gereza. Yozefu agumiza kumvira umwuka w'Imana. Yozefu rero aza guhura n'abagabo babiri bari boherejwe nabo muri gereza, hanyuma baza kurota inzozi. Yozefu abwirijwe n'umwuka w'Imana arazibarotorera. Hanyuma kurotora inzozi kwa Yozefu z'abo bagabo byaje kumugeza ibwami kwa Farawo, kuko Farawo yaje kurota inzozi. Urebye hano mu gice cya 40, ndavuga hano mu mirongo ibanza uhereye ku murongo wa mbere yewe ukaza no kugeza ku murongo waho wa 32, ubona neza ko umwami yaje kurota inzozi, azirota ubugira kabiri, ariko inzozi zari zimwe. Izo nzozi rero zateye umwami guhagarika umutima, kuko atashoboraga kumenya icyo zisobanuye. Umwami areba mu gihugu cye cyose, igihugu cya Egiputa. Ndagira ngo hano nkwibutse yuko Egiputa cyari igihugu gikomeye, cyari igihugu gifite umwami ukomeye. Aba bantu bitwaga ba Farawo bari abagabo b'abami bakomeye bafite imbaraga, by'umwihariko abo muri iki gihugu. Rero umwami wa Egiputa arose inzozi zimuhagaritse umutima, ahamagara abanyabwenge bo mu gihugu cyose. Reka nsubire mu ijambo, abanyabwenge bo mu gihugu cyose. Aravuga ati ntago bihagije, ahamagara n'abapfumu bose bo mu gihugu cya Egiputa. Bose arabakoranya kugira ngo ababaze ikintu kimwe, ababwire inzozi yarose, hanyuma hagira umuntu wabasha kuzimurotorera. Gusa umwami ntabwo yashoboye kubona umunyabwenge wo mu gihugu cya Egiputa, ntabwo yaje kubona umukonikoni, ntabwo yaje kubona umupfumu, ntabwo yaje kubona umuntu mu bantu bose bari bahumeka bo mu gihugu cya Egiputa. Hanyuma bibayobeye, haza kuboneka umugabo umwe mu bari bafunganwe na Yozefu. Yozefu akamurotorera inzozi, ndetse inzozi zikagenda nk'uko Yozefu yazimurotoreye, akaba ariko bigendekera uwo mugabo. Uwo mugabo rero yaje kwegera umwami, aramubwira ati mwami, ndagira ngo nkubwire ko hari umuntu w'umuheburayo. Uwo muntu afungiye muri gereza. Uwo muntu arotora inzozi, yandotoreye inzozi zanjye zigenda nk'uko yazindotoreye. Aramubwira ati ndahamya ko yabasha kukuroterera inzozi. Farawo atumaho Yozefu, hanyuma Yozefu bakora ibyo bagomba kumukorera. Araza, ahageze Farawo hari ikintu yamubwiye. Yaramubwiye ati rero jyewe narose inzozi, kandi izo nzozi ntabwo nigeze mbona uwazindotorera. Ntekereza ko abanyabwenge bo muri Egiputa bose
bari bagihagaze aho ngaho. Abitwaga ko ari abakonikoni, ari abapfumu bashoboye, bose bari bagihagaze aho ngaho. Hanyuma Yozefu abwira ijambo umwami. Urebye hano mu gice cya 40 cy'itangiriro, umurongo waho wa 16, Yozefu asubiza Farawo ati, sijye Imana niyo iri busubize Farawo amagambo y'amahoro. Iri jambo ndarikunda cyane. Yozefu ntabwo yigeze avuga ati ndakwereka jewe ndarotora, jewe ngira gutya na gutya. Ahubwo Yozefu n'umutima uciye bugufi yabwiye Farawo ati, sijye mwami, Imana niyo iri busubize Farawo amagambo y'amahoro. Maze Farawo amubwira inzozi yarose. Hanyuma Yozefu abwirijwe n'umwuka w'Imana abwira Farawo ibyerekeranye n'inzozi yarose. Mana yacu ishimwe cyane. Yozefu akimara kurotorera Farawo inzozi yarose, hano ku murongo wa 33, Yozefu yabwiye Farawo ati, rero shaka muri iki gihugu, shaka muri iki gihugu cyose uyoboye, mwami, shaka umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga, umuha ubutware bw'igihugu cya Egiputa. Farawo ashyireho ahunikishe igice cya 5 cy'ubutaka bwa Egiputa mu myaka y'uburumbuke uko ari 7. Bateranye ibihunikwa by'iyo myaka myiza igiye gutaha, bahunike mu midugudu imyaka y'impeke izatunga abantu, itegekwe na Farawo bayirinde. Kandi ibyo bihunikwa bizabera igihugu ibibikiwe imyaka 7 y'inzara izatera mu gihugu cya Egiputa, igihugu cye kumarwa n'inzara. Yozefu amaze kubwira ayo magambo Farawo ati, shaka umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga, umuha ubutware bw'igihugu cya Egiputa. Farawo hari ijambo yavuze. Urebye hano ku murongo wa 38, Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Farawo yari arimo yitegereza abantu be b'abanyabwenge, abari bavuye iburasirazuba, abari bavuye iburengerazuba, abari bavuye mu majyepfo n'amajyaruguru, abari bavuye mu murwa we ubwe, abari bavuye mu biru, abari bavuye mu batware b'ingabo. Buri muntu wese wakekwagaho ko ari umunyabwenge yari yatumijwe. Maze Farawo arahaguruka, abararanganyamwo amaso, arabitegereza, areba n'inzozi yari yarose, areba n'ukuntu yazibabwiye, areba n'ukuntu nta muntu n'umwe washoboye kugira icyamubwira. Maze yitegereza abagaragu be bose, ngo ababaza ikibazo gikomeye. Nawe ubwe ntabwo yari yikuyemo, kuko yaravuze ngo tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu. Yavugaga Yozefu, arongera aratsindagira aravuga ati, urimo umwuka w'Imana. Mu yandi magambo, Farawo ntabwo yigeze abona Yozefu nk'umusore w'umuheburayo gusa, wenda wari ufite igihagararo yari afite, ntabwo nyizi. Icyakora Bibiliya itubwira yuko Yozefu yari umusore mwiza, ariko ntabwo nzi uburebure bwe, sinzi umubyimba we, ntabwo nzi uko yari ameze mu by'ukuri, ariko Bibiliya ivuga ko yari mwiza. Icyakora ubwiza bwe ubwo ari bwo bwose ntabwo Farawo yigeze abubona, ahubwo yaramwitegereje. Arangije areba amagambo yari amaze guturuka mu kanwa ka Yozefu, areba n'ukuntu Yozefu yahamije koko ibyo Farawo yari yarose. Maze Farawo aravuga ati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana. Ntabwo yigeze abona ikindi kintu, ahubwo Farawo arebye Yozefu yamubonyemo umwuka w'Imana. Iki nicyo kintu ngira ngo tuganireho kuri uyu mugoroba.
tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Mu matorero yacu hirya no hino tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu nka Yozefu uri mu mwuka w'Imana? Mu midugudu iwacu, mu tugari, mu turere, mu mirenge, muri iki gihugu cyacu tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Iyo turebye muri Bibiliya tubona abantu benshi cyane bagiye bagendana n'Imana. Tubona Mose, tubona Yakobo, tubona Aburahamu, tubona Isaka, tubona n'abandi benshi cyane, barimo abahanuzi, barimo n'intumwa, barimo n'abigishwa. Tubona abantu benshi cyane bagiye bagendana n'Imana. Ariko kandi twareba muri iyi minsi yacu, muri iyi minsi ya none, biragoye ko wabona umuntu umeze nka Pawulo, biragoye ko wabona umuntu umeze nka Stefano, biragoye ko wabona umuntu umeze nk'umwe mu bo tuzi hano muri Bibiliya. Ndetse by'umwihariko biragoye ko twabona umuntu umeze nka Yozefu. Kuri uyu mugoroba ndagira ngo wibaze, mbese ni hehe twabona umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Uwo abantu bareba bakavuga bati uyu muntu ari mu mwuka w'Imana, kandi koko atari ugupfa kubivuga gusa, kuko wenda hari ahantu babisomye, ahubwo bakumva amagambo amuturukamo, bareba ibyo akora bakabona yuko ari mu mwuka w'Imana. Ndagira ngo turebe kuri uyu mugabo Yozefu. Nk'uko nababwiye mu kanya, Yozefu ahangaha yari ari mu gihugu kitari ikiwabo, yari ari mu gihugu yari arimwo nk'umuntu waguzwe amafaranga, yari ari mu gihugu yari arimwo nk'umuntu w'igikoresho, yari ari mu gihugu yari arimwo yitwa imbata, atari uw'umudendezo. Mwene magambo, Yozefu nta burenganzira namba yari afite. Bya bindi tuvuga ngo jyewe ndi umunyarwanda, ntabwo we ubu burenganzira yari abufite, kuko yari yaraguzwe n'umugabo w'umunyegiputa witwa Potifari. Uyu mugabo rero yari amufite nka kimwe mu bintu yari atunze. Yagombaga kumvira Potifari, yagombaga kumvira umugore wa Potifari. Ariko Yozefu ntabwo yari yarigeze yibagirwa Imana, ntabwo yari yarigeze yibagirwa uwo ari we. Iyi si ishobora guhindura aho tuba, ndetse abantu bashobora gusa naho badufiteho ubutware, ariko ibyo byose nk'abakristo ntabwo byari bikwiriye guhindura abo turi bo. Yozefu ntabwo yigeze na rimwe yumva ko akwiye guhindura Imana yasengaga ngo arebe ku bigirwamana byo muri Egiputa aba ari byo asenga. Ntabwo yigeze yumva ko akwiriye guhindura ibyo yitaga ibyaha ngo ahindure noneho abibone ko ari ibitunganye. Oya, Yozefu yakomeje kuba umwizerwa ku Mana ye. N'igihe yari umucakara, n'igihe yari umuntu udafite umudendezo imbere y'abantu, kuko yari yaraguzwe, ariko yari akiri umudendezo imbere y'Imana, kandi yari imbata y'Imana kurusha uko yari imbata y'uyu mutware w'umunyegiputa. Yozefu aba muri uru rugo, Yozefu ahabwa ibintu byose, Yozefu aba muri iki gihugu kirimo ibigirwamana, Yozefu aba muri iki gihugu kirimo abahehesi, kirimo abasambanyi, kirimo abajura, kirimo abibone, kirimo abantu babi cyane b'abanyabyaha. Yozefu akibamo. Ariko ndagira ngo urebe ukuntu ikintu Farawo yavuze ari ikintu cy'ukuri, kandi cy'ukuri cyane. Yaravuze ngo tuzabona umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Yozefu aba muri aba bantu. Yozefu aba mu mwuka w'Imana. Yozefu agaragaza yuko atari umuntu buntu gusa, ahubwo ko ari umuntu ufitanye isano n'Imana. Byaje kugaragara. Ariko ndagira ngo turebe ibintu bigera kuri 4 biranga umuntu urimo umwuka w'Imana. Dushobora kureba ku ngero zitandukanye muri Bibiliya, ariko ndagira ngo kuri uyu mugoroba turebe ku rugero rwa Yozefu. Umuntu uri mu mwuka w'Imana mbese amerate? Umuntu uri mu mwuka w'Imana mbese asate? Umuntu uri mu mwuka w'Imana mbese ni ibiki bituruka muri we? Ni muntu ki? Ahari turi buze guhina.
ariko ndagira ngo turebe ku cyambere. Umuntu uri mu mwuka w'Imana yanga icyaha. Umuntu uri mu mwuka w'Imana yanga icyaha. Ndagira ngo umfashe ugaruke inyuma gatoya muri Bibiliya yawe, turambure mu Itangiriro igice cya 39, turebe ku murongo wa 30, mumbabarire ku murongo wa 8 n'uwa 9. Itangiriro igice cya 39 umurongo wa 8 n'uwa 9. Ahangaha tubona nyirabuja wa Yozefu, ari we mugore wa Potifari, ngo yitegereje Yozefu, amureba uko atambuka, amureba uko yubatse, arangije ngo aramubenguka. Ariko tuvuze mu mvugo yeruye, yaramurarikiye. Hanyuma uyu mugore ntabwo yagiraga isoni, yari umuhehesi ku buryo atagiraga isoni zo gutinyuka kubwira Yozefu ati ndashaka ko turyamana. Yewe nibe naba ngombwa uyu mugabo mfite ndamuta, hanyuma tubahane, mubere umugore umbere umugabo. Yozefu rero kuko yari umuntu wanga icyaha, ntabwo yigeze abyemera, ntabwo yigeze yemera na gato gukora icyaha. Ahubwo ndagira ngo urebe ikintu yabwiye umugore. Umurongo wa 8 Bibiliya iratubwira ngo maze ariyangira, abwira nyirabuja ati dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo nta wurundutamo, kandi ntacyo yasize ngo akinyime, keretse wowe kuko uri umugore we. None nabashane gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana. Yozefu aya magambo niyo yabwiraga uyu mugore, akamubwira ati rwose databuja ntacyo yanyimye muri uru rugo, yamaye icyo kurya, yamaye aho kuba, yamaye ubutware, yaranyizeye, yamaye ibye byose ngo mbimubikire. Yewe nta nubwo ajya nshidikanyaho ngo agenzure ibyo mubikiye. Ariko hari ikintu kimwe atampaye, ntabwo yigeze akumpa. None nakora icyaha gikomeye gityo nte ngacumura kuri databuja, ngacumura no ku Mana. Mu yandi magambo, Yozefu yangaga icyaha, yangaga icyaha akoreye umukoresha we. Icyo ni icyambere, yaracyangaga. Ntabwo yashaka gucumura ku mukoresha we. Umutware wari waramuhatse, ntabwo Yozefu yumvaga yamucumuraho. Suko uriya mugore yari igishwi cyane ku buryo atari rebaga ahiherereye. Oya, yarebaga ahiherereye, ndetse yabonaga yuko ntacyo biri butware. Yaravugaga ati twaryamana ntiyagire umuntu ubimenya. Nyamara Yozefu ntabwo yarebaga kukuba nta wundi muntu uri kureba, ahubwo yararebaga akavuga ati ntabwo nshaka gucumura kuri databuja, sinshaka gucumura ku Mana, ntabwo nshaka gukora icyaha. Yozefu yangaga icyaha. Yozefu yangaga icyaha. Zaburi ya 51 umurongo waho wa 4. Ndagira ngo umfashe urekere urutoki rwawe aho ngaho turebe iyi zaburi iki tubwira. Zaburi ya 54 umurongo 51 umurongo waho wa 4. Bibiliya iratubwira ngo iki? Bibiliya iratubwira ngo, ariko sinzi ukuntu ndi kubona muri Bibiliya bashyizeho imirongo, ariko uze kureba uwa 6, hanyuma niho urasanga ayo magambo ndi gushaka. Hari ukuntu bagiye bandika imirongo, hanyuma bakagenda bandika n'indi ku ruhande, ubwo uri buze kureba uwa 6. Iyi zaburi yanditswe na Dawidi. Dawidi rero yari arimo kuvuga aya magambo meza cyane ajyanye no gukiranuka kw'Imana, ndetse akavuga no gukiranirwa kwe. Dawidi rero aravuga ngo ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze icyangwa n'amaso yawe,
byabereye bityo kugira ngo uboneke ko ukiranuka nuvuga, kandi uboneke ko uboneye nuca urubanza. Dawidi atabwirijwe n'abantu, Dawidi atarebye abamureba cyangwa batamureba, Dawidi amaze kumenya ko yakoze icyaha, Dawidi ahangara gupfukama imbere y'Imana, ndavuga mu mutima we, maze abwira Imana ati Imana, ni wowe nacumuyeho. Kwihana ni ikintu cyiza, ariko kwihana byiza ni ukumenya icyaha cyawe, hanyuma ukamenya uwo wacumuyeho, hanyuma ukamenya n'uburyo umusangamo n'umutima uciye bugufi kugira ngo wiyunge nawe. Dawidi rero yari abizi neza ko yacumuye ku Mana, ndetse yari abizi neza ko Imana ikiranuka, ariko we akaba ari umunyabyaha. Niyo mpamvu yagiye imbere y'Imana yemera ko yacumuye ku Mana. Yozefu yangaga icyaha, ntiyashakaga gucumura ku muntu, yaba databuja we, yaba bene nyina, yaba abamukoresha, yaba nabo akorana nabo. Yozefu ntabwo yakundaga icyaha, yangaga icyaha. Umuntu uri mu mwuka w'Imana rero yanga icyaha, yanga icyaha. Uribuka Yozefu amagambo yavuze? Yaravuze ati hano ku murongo wa 9, aravuga ati none nabashane gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana. Yabwiraga umugore washakaga ko basambana, aramubwira ati reka da, ntabwo databuja yakumpaye, nacumurane kuri we ngacumura no ku Mana. Yozefu yangaga icyaha. Umuntu uri mu mwuka w'Imana yanga icyaha. Icya kabiri, umuntu uri mu mwuka w'Imana agira ubwenge buturuka mu ijuru. Umuntu uri mu mwuka w'Imana agira ubwenge buturuka mu ijuru. Buriya hari ikintu cyangwa se amagambo abiri abantu bajya bitiranya: ubwenge n'ubumenyi. Ubwenge n'ubumenyi ni amagambo abiri atandukanye, ariko ajya kugira akantu ahuriraho. Ubumenyi ni ibintu ushobora kwiga bikajya muri wowe mu bwonko bwawe ukaba ubitunze. Ndabaha urugero, ndamutse mbabajije rimwe guteranyaho rimwe ni kangahe, buri muntu wese yahita ambwira ngo ni 2. Ndabizi neza ko ariko muri kuvuga. Ndamutse mbajije ni 2 guteranyaho 2 ni kangahe, mwese ndabizi umurimo muravuga ngo ni 4. Ibyo rero ni ubumenyi. Abantu hafi ya bose kuri iyi si, habaye hari umuntu utabizi cyaba ari ikibazo, ariko abantu hafi ya bose kuri iyi si cyangwa se bose bazi ibyo bintu. Ubwo ni ubumenyi. N'ibindi byinshi cyane abantu bazi ni ubumenyi. Ariko noneho ubwenge ni ukumenya uko ukoresha ubumenyi ufite neza mu buzima. Ubwenge ni ukumenya uko ukoresha ubumenyi ufite neza mu buzima. Hari rero ubwenge bw'isi. Ubwenge bw'isi ubwo ngubwo Bibiliya ifite uko ubuvuga, ni amayeri. Ndetse ubwenge bw'isi akenshi ntabwo dufite umwanya uhagije ngo tubuvugeho, ariko ubwenge bw'isi ntabwo ari bwiza. Umuntu uri mu mwuka w'Imana agira ubwenge buva mu ijuru. Hano ku gice cya 40, ndagira ngo tugaruke mu Itangiriro igice cya 40 umurongo waho wa 8. Itangiriro igice cya 40 umurongo waho wa 8. Yozefu yarangwaga n'ubwenge. Babagabo nigeze kuvugaho, Yozefu yarotoreye inzozi, bavugwa muri iki gice. Barose inzozi zibateye ubwoba, babuze uko babigenza. Yozefu yarabegereye, arabegera. Nuko ku murongo wa 8 haratubwira ngo baramusubiza bati nuko twarose inzozi kandi akaba ari nta wubasha kuzidusobanurira. Reba ijambo Yozefu yababwiye. Yozefu arababaza ati
gusobanura si ukw'Imana se? Ndabinginze nimuzindotorere. Mu yandi magambo, Yozefu icyo yari arimo kubabwira hano, yari ari kubabwira ati Imana nta kintu na kimwe kiyisobwa. Imana nta kintu na kimwe iyobewe. Imana izi byose kandi Imana ifite ubwenge bwose. Yozefu niyo mpamvu yababwiye ati gusobanura si ukw'Imana. Cyama tukagira abantu bameze nka Yozefu, batarabibone, batarabikakaza ngo bishyire hejuru, bakeke yuko ari ibitangaza, ahubwo bagaha izina ry'Imana umwanya waryo, bakarihesha icyubahiro, bakarishyira hejuru. Yozefu rero ababwiye aya magambo, arabinginga ngo nibamurotorere izo nzozi. Icyo mbona nuko Yozefu atiringiraga ubwenge bwe, ahubwo yiringiraga ubwenge buva mu ijuru, buva ku Mana yo mu ijuru. Hano mu gice cya 41 cyitangirira umurongo wa 16 twigeze kuhasoma. Yozefu nanone yabwiye umwami Farawo, aramubwira ati sijye, Imana niyo iri busubize Farawo amagambo y'amahoro. Ubwa kabiri, Yozefu ari kubwira abantu ko ubwenge bwo mu ijuru nta kibuyobera, nta kibunanira. Umuntu uri mu mwuka w'Imana agira ubwenge buva mu ijuru. Ese ni iki Imana ishaka? Imana ishaka ko nge nawe tugira ubwenge. Ndavuga bakijijwe. Imana ishaka ko nge nawe tugira ubwenge. Bibiliya iratubwira hano mu Imigani, ndagira ngo mumfashe turebe mu Migani igice cyaho cya 23. Imigani 23 umurongo waho wa 23. Bibiliya iratubwira ngo, Imigani 23 umurongo waho wa 23. Bibiliya dore inama itugira: gura ukuri ntuguranure, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. Yego di, gura ukuri ntuguranure, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. Ibi bintu icyo Imana iri kutubwira nuko dukwiriye kubikunda. Dukwiriye gukunda ukuri, kandi ukuri ni ijambo ry'Imana. Dukwiriye gukunda kwigishwa n'ijambo ry'Imana. Dukwiriye gukunda ubwenge buva mu ijuru. Hanyuma icyo gihe nibwo tuzaba dutunze ubwenge nyakuri. Iyo tugiye mu Bafilipi igice cya 4 umurongo waho wa 8 n'uwa 9, Bibiliya itubwira imitekerereze twari dukwiye kugira. Bibiliya itubwira uko twari dukwiye kuba duteye mu mitekerereze yacu ndetse no mu migirire yacu. Abafilipi 4 umurongo waho wa 8. Bibiliya iratubwira ngo ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari ibyo mwibwira, ibyo nabigishije, ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye, n'ibyo mwambonanye, aba ari byo mukora. Nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro, kuko ijambo ryayo ridufitiye ibyo dukeneye byose. Rero ushobora kwibaza uti, none ni gute niba natekereje nk'uko isi itekereza, niba nagenje nk'uko isi igenza, nzagenzane? Bibiliya hano iratubwiye ngo iby'ukuri byose, iby'ukuri byose. Mwene magambo, iby'ijambo ry'Imana rivuga byose ni ukuri. Ibyo kubahwa byose. Hari iby'igisuzuguriro, hari ibikoza isoni, ariko ibyo kubahwa byose n'urutonde, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose, n'ibishimwa byose, niba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe. Reba rino jambo, abe ari byo mwibwira. Mu yandi magambo, aba ari byo mutekereza, aba ari byo biba biri kugenda byituruna cyangwa se bizenguruka mu mitima yanyu.
hari abibwira nabi. Aka kanya turi kuvugana hari abarimo gutekereza uburyo bagiye kujya kwigurisha, bagiye kujya gusambana. Hari n'abari gutekereza ukuntu bagiye kujya kugura abo ngabo bigurisha. Hari abari kubitekereza, hari abari kubipanga, hari abari gutekereza ukuntu bagiye guca inyuma abagabo babo, abari gutekereza uko bagiye guca inyuma abagore babo, hari abari gutekereza uko bagiye gusinda, hari abari gutekereza uko bagiye kwiba, hari abari gutekereza ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko Imana ishaka ko twibwira iby'ukuri byose byonyine, twibwira ibyo gukiranuka byose, twibwira iby'ingeso nziza, twibwira ibiboneye byose. Icyama tukagura ukuri, icyama tukagira ubwenge buturuka mu ijuru. Icya mbere tubonye ni uko umuntu uri mu mwuka w'Imana yanga icyaha. Icya kabiri ni uko umuntu uri mu mwuka w'Imana agira ubwenge buturuka mu ijuru. Icya gatatu, umuntu uri mu mwuka w'Imana yera imbuto z'umwuka. Umuntu uri mu mwuka w'Imana yera imbuto z'umwuka. Hano mu Itangiriro igice cya 42 umurongo wa 25 kugeza ku wa 28, Yozefu nk'uko Imana yari yarabimuhishuriye mu nzozi, bene se byarangiye baje mu gihugu cya Egiputa, baza bashaka ibyo kurya, bishwe n'inzara. Baje basanga Yozefu niwe wungiririje Farawo, ndavuga mu butware. Nta wundi muntu wari hagati ya Farawo na Yozefu. Yozefu iyo yavugaga muri Egiputa, muri iki gihe bose bumviraga icyo ategetse. Uwari hejuru ye ni Farawo. Rero bene se baza guhaha, kandi bagombaga guhaha ihaho bahawe na Yozefu. Urumva bagombaga kumwikubita imbere, bagombaga kumwubaha, bagombaga gusa nkaho bari kumuramya. Ari nako byagenze. Hano rero ku murongo wa 25 w'igice cya 42 biravuga ngo Yozefu ategeka ko babuzuriza imyaka y'impeke mu masaho yabo, kandi ngo basubize ifeza y'umuntu wese mu isaho ye, kandi babahe n'impamba. Babagirira batyo, bahekesha indogobe zabo ihaho ryabo, bavayo. Aho baraye, umwe muri bo ahambuye isaho ye ngo agaburire indogobe ye, abona ifeza ye asanga iri mu munwa w'isaho. Abwira bene se ati, ifeza yanjye irangarukiye, dore iri mu isaho yanjye. Bakuka imitima, barebana bahinda imishyitsi bati, ibi ni ibiki iby'Imana itugiriye? Nari mvuze ngo iki? Umuntu uri mu mwuka w'Imana yera imbuto z'umwuka. Umva nshuti, Yozefu yagiraga neza. Yozefu yari yuzuye imbabazi. Yozefu aho kugira ngo yuzure urwango, yuzure kwihorera. Uribuka neza yuko bene se aribo bamugurishije. Cyambere bashatse kumwica. Bashatse kumwica baravuga bataha, oya amaraso ye yazatubarwaho, ahubwo reka tumugurisha azagwe ku bandi, byibura n'utwo dufaranga tuturye. Baramugurisha. Bamugurishije rero ntabwo yajyaga kubaho ubuzima bwiza. Yaragiye kuzabaho ubuzima bwe atagifite umudendezo, ahubwo ari umucakara. Yozefu ababonye bene se ari nabo bamwanze, bagashaka kumwica, bakamuta mu rwobo, bakongera bakamukuramo, bakamugurisha. Ari mwene nyina, yashoboraga kubarakarira, yashoboraga kubitura inabi bamugiriye. Ariko Yozefu yeraga imbuto z'umwuka, yari yuzuye imbabazi, yagiraga ubuntu. Yozefu yari yuzuye urukundo. Ari nayo mpamvu Yozefu nusoma igice cya 45 uzabona ukuntu byarangiye azanye bene se bose na se n'umuryango we wose, Abisirayeli cyangwa se umuryango wa Yakobo wose, akawuzana muri Egiputa. Ukabaho neza, bakarya, bakaragira amatungo yabo, bakagubwa neza muri iki gihugu, mu gihe abandi bahahaga bibagoye.
icya kane, umuntu uri mu mwuka w'Imana akora icyo Imana ishaka gusa. Umuntu uri mu mwuka w'Imana akora icyo Imana ishaka gusa. Yozefu yubahaga ababyeyi be. Yozefu igihe ababyeyi be bamutumaga yaragendaga. Yozefu yumviraga bene nyina. Yozefu yumviye umukoresha we cyangwa se shebuja, yumviraga na nyirabuja. Yozefu yumviraga Imana ibihe byose. Yozefu yari umugabo wumvira muri byose. Hari ikintu Yesu yavuze mbere yuko agenda. Hari ibintu byinshi ijambo ry'Imana ritubwira, ariko hari ikintu Yesu yavuze mbere yuko agenda. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo waho wa 8, hari ikintu Yesu yavuze mbere yuko akura ibirenge bye ku butaka ngo azamuke yerekeze mu ijuru. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo waho wa 8, ndagira ngo urebe ayo magambo Yesu yavuze, ni nayo turasubikiraho. Yaravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ngo amaze kuvuga aya magambo nta rindi jambo yongeyeho, ahubwo yahise azamuka asubira mu ijuru. Hano rero yabwiraga bizera, ntabwo igihe cyatwemerera ngo turebe iby'Imana ivuga dukwiriye gukora mu ijambo ryayo byose, ariko kimwe mu byo nshaka kugira ngo urebe ni uko Yesu yabwiye abizera, intumwa ze zari ahangaha mbere y'uko agenda, arazibwira ati icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo. Ntabwo yababwiye ko bazaba igitsina gabo, ahubwo yababwiye ko bazaba abahamya bo kumuhamya hose. Icyama ukaba uri kumwe nanjye kuri uyu mugoroba. Icyama ukaba uteze amatwi neza n'umutima wawe ufunguye, kuko nk'uko Bibiliya ibivuga mu Itangiriro igice cya 41 umurongo wa 38, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu? Hari Bibiliya yavugaga Yozefu, umuntu urimo umwuka w'Imana. N'uyu munsi iki kibazo kiracyahari. Tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana? Imana iri gushaka umuntu uri mu mwuka w'Imana. Imana iri gushaka umuntu muri karitsiye yawe, iri gushaka umuntu ku kazi aho ukorera, iri gushaka umuntu mu muryango wawe, hagati yawe wa mugabo we nawe wa mugore we, hagati yamwe mwabana mwe n'ababyeyi banyu. Imana iri gushaka umuntu uri mu mwuka w'Imana. Ese wakwemera kuba uwo muntu? Wakwemera kuba uwo nguwo uri mu mwuka w'Imana? Ndagira ngo usenge, usaba Imana kuzuza umwuka wayo. Mana, icyama kuri uyu mugoroba, wowe ureba mu mitima, wowe uzi ibyo twibwira, ndetse aka kanya uri kureba ibyo abagaragu bawe n'abajakazi bawe barimo gutekereza no kwibwira. Uzi icyo bakeneye. Icyama Mana ukabuzuza umwuka wawe. Icyama Mana ukanyuzuza umwuka wawe. Icyama Mwami tukaba nka Yozefu, tukuzura umwuka wawe, tukanga icyaha. Mwami, icyama tukuzura ubwenge buturuka mu ijuru. Icyama tukera imbuto z'umwuka. Icyama tugakora icyo ushaka. Icyama abaturebye bose Mana ntibabone twebwe ngo babone gukomera kwacu cyangwa gucika intege kwacu, ahubwo icyama baturebye bakabona wowe, nkuko byagendaga kuri Yozefu. Uri mwiza kandi nzi ko witeguye gukora ibirenze ibyo tugusabye. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa,
mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaba uririmba imbabazi ku bireba